Reka tubasuze kandi tubifuriza ibihe byiza bakunze baragraze ya Afrika, twizera ko aho muri hose mumeze neza. Uyu munsi rwose wabagendekeye neza, ibintu ari amahoro, mbese Imana yabatije ubugingo mukaba muramutse mumeze neza. Iyo mvuze gutyo ntago mba nirengagije ko hari abantu wenda baba badukunda kandi badukurikira, ariko wenda bakaba baramutse nabi disi bameze batameze neza, bakaba bafite uburwayi, bakaba bagize ibyago runaka, bakaba bo ubwabo barwaje, amafaranga yabuze, yagiye guhinga biranga. So rero ntago abantu tuba tubirengagije, ahubwo iki nicyo gihe cyo kubabwira ngo mwihangane mukomere, mwumve ko ibintu byose kuri no si bishoboka. Uyu munsi uba umeze nabi ariko ejo bikagenda neza, uyu munsi ukaba umeze neza ariko ejo bikagenda nabi. Iyo mvuze gutyo mba ngira ngo nkangure ba bantu noneho bo baba bameze neza, baba bakwiye noneho gufata umwanya bagafasha ba bantu byanze. Kandi nk'uko nkunda kubivuga, ntago ari ngombwa ko uwo muntu ufashije ntago ari ngombwa ko nyine azakwitura cyangwa se ngo aza gusaba ubufasha. Oya, niba ubona akeneye ubufasha ni ngombwa ko ni itegeko ndetse n'Imana yarabitegetse, utegetswe kumufasha utitaye ngo azaguhe iki, feedback izamuturukaho ni iyihe, kugira ngo nibura dusenyereze umugozi umwe, iyi si turebe ko twayambuka tubanye neza ndetse tunishimye. Rero uyu munsi mbazaniye inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje by'umwihariko ku Rayon, ariko ikaba inkuru ishimishije kuri adversaire, ku bikona ndetse no ku bandi bafana, ku bandi bantu bari opposé na Rayon Sport. Ni inkuru ya Héritier Nziga. Ku munsi w'ejo twabazaniye inkuru ya Héritier Nziga, tubabwira ko celebration ye ishobora kumukoraho. Yego, ishobora kumukoraho, ishobora kumugiraho ingaruka. Tubabwira ibyo yaserebuye, tubabwira uburyo yaserebuye, tubabwira icyo bishatse gusobanura mu rurimi rwa politike, tubabwira operation yose uko yagenze. Ngira ngo abantu bayikurikiye neza bumvise ukuntu byagenze, ibyireguro bye, ibyo bamushinja, aho yajyanye, uburyo Rayon Sport yari yatinze ivuga ko twebwe tutemeranya na Ruvumbu, ibyo Ferwafa yavuze, ibya Ruvumbu byose. Ngira ngo ku bantu bakurikiye video y'ejo twabakoreye ku ifunga rya Ruvumbu, ndibuka ko ariko title yavugaga, mwumvise byose uko byagenze. Ariko nubwo twabivuze ntabwo twigeze tuvuga ngo birarangira gutya cyangwa se birarangira gutya, nuko twavuga ngo bishobora kumugiraho ingaruka. Tubabwira ngo reka dutegereze icyemezo cya Ferwafa. Icyemezo cya Ferwafa rero cyasohotse. Muri baza mutiro cyasohotse kivuga gute? Icyemezo cya Ferwafa cyasohotse gihagarika Ruvumbu amezi 6 atagaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ruvumbu yahagaritswe amezi 6 atagaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru mu Rwanda na Ferwafa. Iki kintu tucyumve neza, ntabwo Ruvumbu yahagaritswe na leta y'u Rwanda cyangwa se politike. Oya, ni amategeko yavuye muri FIFA, aca muri CAF, aca muri Ferwafa, avuga ko umukinnyi ugaragaje ibimenyetso byo kwijandika muri politike agomba guhanishwa amezi 6 atagaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru muri icyo gihugu yaba barizwamo. Na Ruvumbu rero nuko yafashwe, nawe yahagaritswe amezi 6 atagaragara. Ikintu rero cyari kibabaje, Ruvumbu amasezerano yari kuzarangira n'ubundi mu kwezi kwa 6 muri Rayon Sport. Yaburaga, navuga ngo ndaburaga nk'amezi 5 cyangwa se 6 kugira ngo amasezerano ye arangire. Uri kumva, none amasezerano yari kuzarangira akiri muri icyo gihano, yari kuzarangira akiri muri icyo gihano cy'uko cy'icyo gihe nyine. Kandi urumva Rayon Sport muri ayo mezi 6 baburaga ntabwo yabihemba umuntu udakora. Amafaranga Rayon Sport ifite ngira ngo muza iyo yavana ni kuri stade, ni ku bafana, ni kuki, ni ku nkunga, ni ku tunyenyeri. Rero ntabwo wajya gushishikariza abantu ngo nimutanga amafaranga duhemba abantu, harimo na bamwe badakina. So rero Rayon Sport ku bwumvikane, nyuma yo gutanga yo gusuka kw'itangazo rya Ferwafa, ku bwumvikane bwayo na Ruvumbu,
Rayon Sport nayo yatangaje ko yatandukanye na Ruvumbu babyumvikanyeho. Ruvumbu Héritier Nziga yazinze ibikapu yerekeje hanze y'u Rwanda. Ntawe uzi aho Ruvumbu agiye kwerekeza mu by'ukuri, kuko ni ibintu bibaye bitunguranye, ni ibintu bibaye bibabaje, ni ibintu bibaye mbese nawe ubwe atari yarapanze tu. Rero Ruvumbu nubwo agiye, Rayon Sport tugiye kureba ngo noneho ihombye iki, kuko hari abantu bari kuvuga ngo Ruvumbu agambaniye Rayon, Ruvumbu arayihemukiye, Ruvumbu ntibumve Ruvumbu we yaba ahombye iki, ahubwo bari kureba ku ruhande rwa Rayon Sport ko ihombye iki. Ruvumbu ntabwo bari kumurebaho, oya bari kwirebera kuri Rayon ngo Rayon Sport irahombye kuba Ruvumbu arayigambaniye, kuba babuze Ruvumbu yabaye Ruvumbu. Ibintu birababaje cyane. Rero ni mu nyemerere turebe ikintu Rayon Sport ihombye. Mbere na mbere reka mbabwire ko muri uku kwezi kwa mbere no kwa kabiri mu kitagera n'ukwezi, ntabwo ukwezi kugeramo, Rayon Sport ihombye abakinnyi batatu bibanze bari inkingi za mwamba muri Rayon Sport. Kugira ngo byumve neza, habanje Joachim Ojera arigendera, gusa ko yabafite igihe amafaranga yasigiye ibihumbi 20 by'amadolari, ubwo ni nk'ibihumbi nka 22-23 gutyo, ni nka miliyoni 23 z'amanyarwanda gutyo. Arigendera, aratambuka, abantu nabwo bavuze induru bati Ojera aragiye, Ojera dusigiye iki, Ojera ubuse kuko Ojera kuko agiye. Ariko ibyo ntibyamubuza arigendera. Ayo mafaranga Rayon Sport iyakenyereraho, Ojera aritambukira. Video ya kapiteni wa Rayon Sport twayivuzeho, Rwatubyaye Abdul ko yigiriye Macedonia, yari yagiye mu gihugu cy'i Burayi. Ibyo bintu twabigarutseho tubivuga, tubabwira ku mukino Rayon Sport impamvu atakinnye kandi yari ameze neza, yari yibereye mu Burayi, Macedonia, mu gihugu n'ubundi yahoze akinamo, mu ikipe yahoze akinamo. Ibyo bintu turabigarukaho. Rwatubyaye Abdul kapiteni nawe arigendera, abasigira ibihumbi 30 by'idolari, ubwo ni nka miliyoni 33 cyangwa 30 gutyo, ne gutyo nayo mafaranga z'amanyarwanda. Bakubita kuri 24 z'amanyarwanda za Ojera, ziba zibaye nka 55 z'amanyarwanda, miliyoni 55 bavanye ku bakinnyi babiri. Ko urumva ko nibura byari rifite uruhengekero rwo kuvuga ngo turabagurishije, yego amafaranga arinjiye birumvikana. Ariko ibya Héritier Nziga Nziga ugiye nta n'igiceri cy'icuma basigiye, akagenda ku kantu kitwa amafuti ngo celebration. Rayon Sport mu by'ukuri irahombye. Ruvumbu kuna ari umukinnyi mwiza, Ruvumbu tutanabaze no kubijyanye n'amafaranga. Ruvumbu reka mabwire ko mu mikino ya shampiyona ibanza nta mukino Ruvumbu yarataratsinda, yaramaze iminsi atsinda ku makufura yaramaze kuba nk'atanu yijyanamo. Ruvumbu yari umukinnyi ugarura esprit mu bakinnyi, Rayon Sport ikongera ikabareyo, Rayon Sport ikaba ikipe ikomeye. Ngira ngo kufura yatumye na celebra kuriya ni kufura yateye Polisi mukino shampiyona ushize, bayikubita ibitego 2-1, ariko igitego cya mbere cyafunguye amazamu cyari cya Ruvumbu kuri kufura, nubwo baje bakishyura ariko cyari cya Ruvumbu. Ruvumbu rero yari inkingi ya mwamba muri Rayon Sport, yari mashini, nubwo afite imyaka 29 ntabwo ibyo bintu abantu babiri, yari umukinnyi ukomeye bya hatari. Rero Rayon Sport irahombye. Rayon Sport ihombye ibintu byinshi, ko ihombye amafaranga, ihombye umukinnyi ukomeye, ihombye n'umwuka mwiza, esprit, kumva ko hari abantu babyitanye, kumva ko ikipe hari yuzuye tu, kumva ko hari Ruvumbu, byumvishaga ko Rayon Sport ikipe hari. None uwo mwuka nawe irawuhombye. Gusa
ku bantu bazi Rayon Sport ntigibura imigozi yihambira kuko benshi baragiye ba Hamisi cedric baragiye ba Mangwende baragenda bajya muri aperi ba Manzitseri baragenda abakinyi baonana baragiye ariko Rayon Sport n'ubundi ikakomeza ikabaho yes ntago ijya buri imigozi yihambira abantu bamaze kuyimenyera ubwo rero niyo mpamvu ndi kuvuga nti Ruvumbu kuba yagenda cyangwa se atagenda ibyo ngibyo nta kintu bivuze kuri Rayon n'ubundi zakomeza yitware neza niyo mpamvu mavuga nti reka dutegereze turebe aho ibi bintu bya Rayon Sport bizagarukira aho ibi bintu bya Rayon niba Rayon Sport izakomeza kwitwara neza ariko icyo twagira ngo tubabwire nuko Ruvumbu tayari yavuye mu Rwanda atakibarizwa ku butaka bw'u Rwanda bamusezereye ubu Rayon Sport nayo yamusezereye ku batandukanye ubu Rayon Sport igiye gukoresha abandi bakinnyi batandukanye barimo ba kapiteni ba Keve ubwo nibigiye kugira akoresha ngo turebe niba Rayon Sport yabasha kuba yatsinda cyangwa se yagera ku ntego zayo ngo ibe yatwara igikombe haba cya shampiyona ndetse n'icyamahoro reka tubashimira kuba mwabanyira na Grace ya Africa twizera ko bwose mukomeje kugubwa neza Imana ibaha umugisha mukore subscribe mukore like mutange comment ku bintu byose tuba twabagijejeho turabakunde cyane ciao